Abanyarwanda bati sakuza n'uwo muri kumwe nawe. Iyo bavuze gutyo baba bashatse kuvuga ngo iki? Ubundi baba bashatse kugaragaza ko mugiye kugira ute gusakuza. Gusakuza ni umukino rero wo mu magambo ugendanye no kubaza ibibazo ndetse n'ibisubizo, uwubajije ikibazo agasubizwa ndetse n'uwabaza. Ubwo akaba ari umukino ushinzwe guhimbaza abakuru n'abato. Umwe agira ati sakwe sakwe, undi agakurikiza ati soma. Ni nawo mwanya rero tugiye gufata kugira ngo twigane ibisakuzo. Ni ibisakuzo bitanu kugira ngo ndebe ese urakoramo bitatu, ese urakora bibiri cyangwa se byose urabyuzuza. Ikibazo cya mbere kiragira kiti hagarara hirya nanjye mpagarare hino maze turate abeza, cyangwa se hagarara hakurya nanjye mpagarare hakuno maze turate abeza. Ni amasegonda 5. Igisubizo rero niba utagishoboye ni amenyo. Ikibazo cya kabiri kiragira ati sakwe sakwe, nagutera icyo utazi utabonye. Niba utagishoboye menya ko ari ubuto bwa so na nyoko. Ese ubundi papa wakiri muto, mama wakiri muto urabazi? Ikibazo cya gatatu kiragira kiti nagutera icyambu ku ruzi kitagira amaguru. Niba utagishoboye menya ko ari ijwi. Ikibazo cya kane kiragira kiti nshinze umwe ndasakara. Niba utagishoboye menya ngo ni icyobo, ariko n'uwavuze igituzi, igihumyo ndetse n'andi nabyo nibyo. Ikibazo cya nyuma kiragira kiti sakwe sakwe, kiragira kiti mpagaze mu ishyamba rima umwezi. Niba utagishoboye menya ko ari ibarizo. Ese ukozemo bitatu, ukozemo se byibura bitanu cyangwa se na kimwe. Ubwo rero urumvikana ko hari icyo ukeneye kugira ngo umenye umuco nyarwanda. Ndi hano rero kugira ngo tubane isaha ku isaha, umunsi ku wundi. Sinzagutenguha rero, nkwibutsa gukora subscribe kuri uyu muyoboro wacu Menya Vuba Ikinyarwanda TV. Ndabakunda cyane rero, amahoro n'imigisha by'Imana bikomeze mubane ndetse binabafubike.